Nambere imfura twazanye bakitwa Rusengo nararezwe sinorowe mu gitaramo giki kirimo inyahuro n'inyahurizo ntabwo nterura nje gusa imera nterurike terura udateba abantu madini n'amatora atandukanye banyakubaha abayobozi mu nzego zitandukanye cyacu umuryango mugari watasiye inshuti z'imiryango Yesu ashimwe ahimbazwe mbasuhuje uko ndi mukuru cyangwa nzi kuvuga cyane ahubwo kwa data ninjye wari utahiye Mudugudu Jean de Dieu Muswa Karuhije Anastase nemerera rero data yarambwiye ngo ningera mu gitaramo nk'iki kirimo inyahuro n'inyahurizo nanone sinkanze icyo ndashima kabiri ntange n'intashyo babwire naho nduka fura nziza biganza bigaho mariza bikagaba amashyo mu nkundire tubihe turugira gatatu ibya mbere dushimira Imana dushimira umuryango ko batwakiriye neza mu bihete nta kandi kamaro kabyo kabiri nta mutekano twafite muri kuyagira make ratata yanyu mwakoze yego nguteze yombi nanone kandi data arambwira ngo kurata inkongoro zaratabaza imyiriyo ni ko imfura zigiye nyemerera rero nakubwiye uko kimeza mu muryango ari Midugudu Jean de Dieu Hakaramuswa Karuhije Anastase ni icyegera cy'Imana yagiye ubweshyo unyemerere mu gutakira ninseruka mwiratane n'intamba mutambane ni ukuri niyaduha ntagera nawe mu byohe byawe jyajuru userukane mu gitaramo Imana yifatikanye imyaka y'igitandukanye ko bamuha amashyi n'impundu nyinshi yaretse nk'uko gutyo tubisanga muri Mariko ibice 10 umurongo wa 12 kuko Imana yifatikanye gitandukanye nuko nuko hanyuma rero turi kumwe na ba mwana turi kumwe n'abakwe turi kumwe n'abarumuna ba Anastase turi kumwe na ba nyina wabo turi kumwe na ba nyirasenge isibo yose twazanye abisabye umurengere dutanga intashyo ngo turabatahije Yesu ashimwe cyane nuko muhina uruti dore umugongo ugira utwaye igihugu hanyuma rero mubyeyi mwiza unyemerere umuryango watasiye ndetse wa Anastase kuva kera na kare bagendera gukora zireba imbere natwe ubundi twakura mu ruki kandi twabashima ibyimbo tubashima amazimano atari uko byabasabye ahubwo ukigomba mwakoze cyane kabiri tubashimira intore z'umuriro indirimbo z'urw'ingoma z'umutagara turabashimiye cyane ruhembure rw'iwacu sobaganye udasobanye uzane na musaza wawe shyiramo ushaka gushyira ubwana rw'uhingana tugire mubyeyi mwiza ndetse Mathieu Gadion yutumiye abana mpita nkwegera burya ngo bakirana baziranye bakirana berekana utwumva nsanzwe nguzi ko utaba mu bintu bamubana egeza abo bana hafi wegera umubyeyi ntabwo nabajije mu gikari kirazira uraho umukobwa mwiza Yesu ashimwe umukobwa nawe ni uwo kwa Anastase nguko n'uyu musore nguko umuntu akomera kubera abandi abo niwe niyambaza iwanjye uko ni uko iyo mpamagaye bita bakarama ndabona mukigira amashyo zadukwiragiye barasa nazo waryohe ntayobera mugaruke mugufashe naraza kuba wamenye ibitekerezo twaganye umubyeyi utari gito mahena yombi rero turagenzwa no kongera ibintu mu bindi iri n'ituro nk'uko Anastase atasiye bamwe bagenderana mukora zireba imbere mahena yombi ariko rero iyo dukomoshye dukoma n'ingasire ubutaha ntukazane ujye udutura ebyiri erega buriya atasiye nk'uko mubizi
nishababi dutarama twiga kandi burya ngo n'amata y'umwana ntiyuzura ingunga nyakiriro nuko nimumushimire icyo nta kundi mwongere gusubire oya niba bagarutse ariko ko wihutira kunkuraho abantu mbicotseho yenda kumwegereye rero bazigira itatu niko muze twiganire dore agasa n'abakobwa ugenda utaramire kuri ako dore nawe ufashe mushiki wawe igitaramo ntimurumange ngaho nimwongere mukebuke mugana umuryango uko nuko ko wamenye iteto nanjye ndabona ariko biza kumbwira ko mwitwaye ntabwo twabura kumenya abana baratumenyera abana nimuhuze ibiganza nta kandi kamaro k'ibiganza mu kureba yo buriya ni uguhora utoza ni uguhozaho hari ibyo rikimbanda iyi sibo yose ryo kwari kwakurukamo irashishiye binyemere n'uwera ngo gutura yika guture hanyuma maze disasire bitaza kugwa hasi ngo pi kirabwangu n'amatama masandasa n'igisigati kiramo kirabwangu mu kanya kiri mwinini kurusha mubyeyi mwiza n'ubundi nsanzwe ngira ijambo ariko iry'uyu munsi rirashishiye simbategeka n'igihugu burya ngo ibitekerezo muza kubona bikwiye muze kugira umwanya bagezeho iryo jambo ni ubutumwa twaje twakuruka hariya nta mutasi urimo twese budusabye gasaba ku mutima mbaye na yombi usogongera simba igize itegeko uburenganzira ni ubwanyu gusogongera ntubigize itegeko reka nyine sinabigire ntugiriye n'icyizere nkanzikira kuba tuyitasogongera ntibasogongerwa ntabaho rimwe mu bigena ni umuco reka tubigene ngayo nguko ntacyo birwaye kuko haryoha ibisangiwe abo bana nibagende bisubirire mu byego nabamenye y'igeno mugende muryoherwe n'igitaramo kubera ubwoba Eugene rero nibyo nari ndimo nkubwira ubutaha nugaruka turajya duhagarara turi babiri urajya udutura ibibindi bibiri wakoze intego n'ubundi namenywa ariko n'ubundi kubera ko ari intego y'iwanjye reka nyibanze uragera mu manzi z'ubwongereza wereka mbanze umva wabukiwe yasa na stazi yakumbaye n'ubushyika aha ngaho nyine ndetse umunsi wo muri bamaze gutumira kuno hundi sindeba mu minogo y'umutwaro bindukire ntabwo nsoma nk'umwasama niyo ntari gata burya arasoma niyo uza kundeba nanze kureba mu rugo y'umutwaro ntabwo wazaga kuhabona erega ndatanaze harya ngo urifuza iki nifuza ko mwatugenera umwanya semugeshi icyo usaba ni ikitagoye umuntu usaba umwanya uwo ntabwo igendere witurize hariya aho umwanya ubonekera wirinde kwivumbura aho umwanya ubonekera ndaguha umwanya ntakakamangira niteguye guca mu nuko ngaho nyurwa n'icyicaro cyawe nuko urakoze